abakunzi ba The Homeless Girl aho muri hirya no hino mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo turabashimira cyane uburyo mukomeza kuba mwakunda filme zacu. Gusa twebwe turi kwiga gutinda kuba twabaha episode ikurikira, gusa nanone tunabamenyesha ko yatugoye cyane bitewe nuko turimo kuba twatinga nyine finally ya episode kugira ngo byibuze ize gusozwa muryoherwa cyane. Ndetse ni episode muri rusange ni byishimo ku mpande zombi, ndetse imvune Louis yagize mu rugendo rw'urukundo ndetse n'uwo muzi nka Tricia kabone nubwo byatinze bigatebuka ariko yaje nawe kubona umukunzi ariwe Dani. Uyu munsi rero ibintu byaje kuba byagenda neza ku mpande zombi. Uyu munsi rero na acting ziteye ubwoba muri rusange. Rero mwebwe mukunda The Homeless Girl turabinginga tunabasaba kutava kuri online kugira ngo mukanya saa 12:45 filme ibe ibasesekayeho muri rusange. Tugerageje kuba twagaruka mu bihe byahise byatambutse. Murabizi neza urugendo n'ubuzima aba bantu bakomeje kuba banyuramo, cyane cyane uwo tuzi nka Louis nawe n'imvune zihambaye, ndetse na Tricia like Alisa birumvikana hari hatangiye kuzamo ibiheranye n'abicanye cyangwa se n'ubugambanyi, ariko ku munota wa nyuma Imana ishobora byose, Imana yera igize icyo ikora. None nkaba nakwibariza ikibazo gikomeye cyane kigira kiti ese ibi birori wowe ubitegereje mu rwego rungana gute kureba iyi finali y'iyi episode ya The Homeless Girl? Ari nako tubibutsa nyine ko twamaze kuba twabategurira indi episode, ariko muri rusange ikaba itarashirwa hanze. Muri rusange tukaba twifuza ko twabanza kuba twakiranuka namwe dusoza iyi episode ya The Homeless Girl, hanyuma tugatangirana indi. Turabizi neza yuko mudukunda kandi natwe turabakunda, ari nayo mpamvu tudahwema kubakorera ibihangano nyine bizajya bibakora ku mutima aho mwaba muherereye hose mu gihugu cyacu Rwanda cyangwa se hanze yabyo. Twabonye amakomenti menshi cyane y'abarundi, tubona amakomenti menshi y'abantu baba za Uganda, Tanzania, Kenya, hari n'abanyarwanda benshi cyane harimo kugenda babarizwa muri za USA. Abo bose bajya badukurikirana gatanu ku kandi. Tukaba rero twari tuje kugira ngo tubashe kubiseguraho muri rusange. Gutinda kwa filime turabizi neza imaze igihe kirekire idasohoka, ariko natwe turabizi ko ubucuti dufitanye aruga kadasohoka, ari nayo mpamvu rero muri rusange duhisemo kuba twabiseguraho. Gusa mukomeze gutegereza mwihanganye, filime yo igomba kuba yabageraho. Ikindi kandi twabasaba nuko umuntu utarakora subscribe, like, comment agomba kubikora. Gusa nyine n'ubusabe ntabwo ari itegeko, gusa ku bushake bwa nyine mwakomeza mukatureberera. Wowe ushaka rero gukomeza kwiyibutsa ibihereranye na The Homeless Girl n'imimerere abakinnyi bagiye banyuramo, byaba byiza nyine twe tuvuze ngo goodbye muri rusange. Gusa we niba ukomeza urakomeza urebe imyitwarire nyine y'aya mashusho, nta kibazo rwose habe na gatoya. Murakoze, turi kumwe gatanu ku kandi.